umuntu yayoboze kwa Etsere twahayobewe usese kwa papa kiranye mwahageze ariko dore ni hariya Francis umugore we mama Kara uyu muntu barashaka papa kiranye utanze ubwa mbere afite umwana w'ikiragi afite abana babiri b'ibigori by'ibiragi. Imana nivuga ngo koco ariko ikibikoze ibihaye abadayimoni atasiyo, ibihaye abadayimoni iki atasiyo. Fata ishati gurya n'umwana wanjye aravuze sohoka nyikaragira mu kirere na yasengeri mbaye umusazi devotari inyuma ijipo yazamuye ninduri imbere n'inyiri n'ishebuja ninduri inyuma n'umuja nayo n'umwana wanjye aravuze naho devotari aravuze we aravuze we bati Yesu we madani ukuri mbuga mbere nkubonye sinjya mvuga umuntu agiye rero ngewe mani ufite umugabo uvuga Imana neza we yaje iwacu asengera abarwayi. Hari umudamu warurwaye igisebe akimeranye imyaka yakivumye sha ufite umugabo ujye wigurira fanta no madamu narafashijwe se iwawe ndani baragucugusa nk'ucugusa inkono y'ibishyimbo hanze bizagenda bite? Yesu aze cyangwa rurira yemwe baba abana babaye iki ntabwo tubizi twarimo twikinira tubona kimwe kiguriye ikindi tubona kimwe kiguriye ikindi Yesu asohora ibyombo agira gutya arabyegeranya byose twari twagize abashyitsi bose kurya mugira abashyitsi ibyombo byo mu kabati byose bigasohoka amatasi amadongo ibirahuri aregeranya igihe agejeje hafi kuri robine ajye gushyira hasi imva wa mwana mukuru aramuhamagaye ati Devo ndashaka amata. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo zamura haleluya cyane. Turakwakiriye. Mazina ni Hategekimana Etienne ndi umukristo uri mu rugendo ugana mu ijuru. Turarufatanyije interuro n'imwe hanyuma twishimiye umugoroba Imana yaduteguriye cyane, ariko dushimira n'ijambo umushumba amaze kutugezaho ryiza cyane. Dukomere Imana amashyi kubwako. Reka natwe tuganire twongereho kuri irindi jambo riri hano. Ni ijambo dusanga Luka ibice 7, igitabo cya Luka ibice 7, Luka ibice 7 ku murongo wa 11 kumva uko havuze. Aravuze ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yesu yegera ikiriba agikoraho. Abagikoreye batangarira barahagarara bati muhungu ndagutegetse byuka. Wari wapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. 16 bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko
bwayo. 17. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose giherereye naho. Amena. Nakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Reka turirimbane gato igitero cya mbere ndirimba ngo nabwo kunyaniganyira. Ntabwo nkwiye kunyaniganyira nibazo kw'ejo nzabamere nzajya nibuka kwihora imenya ibyo byose uko ifite umutima w'urukundo kukwigira utisha ibigwiri umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro amba hafi ndetse buri kandi ajya niwe data kuko ajya yego uri musiriho yorero uri musi yo nisezerano Imana yanjye komeza udufara neza igihumbi more ni ijambo wambwiye sinabure ku mbaraga mu bikomeye we unamurira amaboko imbaraga ku buntu bwawe ugeze igihe uzaza ube imbaraga Yesu ube imbaraga Data ube imbaraga Data uduha imbaraga Mana kugeza uzaza kunjyana. Haleluya. Muvuge ngo amena. Isezerano ryiza umuririmbyi nk'icyifuzo yagize aravuga ngo umpe imbaraga ku buntu n'ubuntu. Bonaga ntacyo wese yashingiraho ari mu myizerere. Ari ubundi Yesu ngo yaturebye kandi mu gihe twe tumva twagerageje kabisa ukumva umutima wawe ntacyo ugushinja ariko amaso yo yitegereje abona ari nk'ubushwambagara. Uyu muririmbyi aravuga ati ku buntu bwawe
tewe n'ibingose n'ibyo mpura nabyo n'ibisitaza murange umva mpora mvuga ngo Mana mbabarira, Mana ngirira neza, Mana nyeza muri ya miryango, muri ba baturanyi, mu rubyaro, ahantu hose Satani yategeyeyo. Twicara rero ari ubuntu bw'Imana. Amina. N'ubuntu bw'Imana. Aravuga ati umpa imbaraga ku buntu bwawe. Twifatanyije nawe muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Haleluya. Dusomye inkuru z'umupfakazi. Ntega amatwi. Haleluya. Bamurebye bagira bate? Bavirwa. Haleluya. Uyu mupfakazi yahoranye umugabo. Bimvikana ijambo umupfakazi nuko uba warabanje kugira umugabo nyuma agatabaruka ugasigara ari umupfakazi. Yari yubatse akomeje nkuko nawe ukomeje rwose wubatse, waye icyo mufite Imana ishimwe. Ameze neza, yubaka nk'abandi, agira ateganya imigambi n'umugore n'umugabo we, vuga ati sheri rwose hari ibyo tutarageraho tugomba kuzageraho. Rurakomera, biha intego. Mu buzima bwa buri muntu ntabwo tujya duteganya ibibi, duhora duteganya iki? Ibyiza. Ariko ageze imbere umugabo aramucika arapfa. Ibyo bateguye byose ngira ngo hari mwe na bimwe yagiye batarabigeraho, kandi kuko ntawe ugenda arangije ibyo yagambiriye munsi y'ijuru. Iteka ryose tugira imigambi ikaducamo hagati, upfa ugacamo hagati cyangwa igihe cyo kigacamo hagati, tugatandukana n'iyo migambi myiza. Arapfa aragenda, asigara muri uwo mudugudu wa Nayini nk'abantu mwe, ngo amusigera akana kamwe k'ikinege k'agahungu. Reba urwo rusaku, amarira y'umupfakazi ati umugabo wanjye arapfuye. Twateganyaga ibi ngibi, hari ibyo twifuzaga kugeraho. Umugabo ashyira urushyi ku munwa, ariko nta kundi byagendaga nyine. Avuga ati ibyo byose ni rusange, sinjye wa mbere sinanjye wa nyuma. Ibyo ari byo byose reka nubwo agiye asigiye akana. Kakana igihe nikigera kazahagarara hose yagombaga guhagarara, kazambira impozamarira. Ariko hirya aho muri bene wabo, muri baramukazi ni urusaku. Twarabivuze, ajya kumuzana narabivuze rwose, uriya rwose n'umuteramwako. Arahageze umusaza wacu arapfuye. Uriya mugore kuva yagira hari imirima nijya yera, inka zarabyaraga, abantu bajya bahura. Iyo uri mu gihe kibi nta cyiza abantu bakubonaho, ibintu byose babigira bibi. Ariko arihangana arikomeza aravuga ati nta mwanya w'amagambo. Imana nizeye nijye igira umwanya wo kumva amagambo mabi, ntabwo igira umwanya wo kumva amagambo byari byo byose. Arasenga arakomeza, hanyuma ashaka imbaraga zo kwita ku kana ikake cyangwa se umugabo yamusigiye. Ariko ngo bigeze imbere nako karapfa. Bibiliya tuyivuga bamwe na bamwe arigiye amatwi babumva ari nk'umugani. Habaye oya, nta habayeho, ni ibintu byabaye. Reba umuntu arapfakaye, uretse ko biritatuga igihe yari amaze apfakaye kugira ngo ako kana kigendere byose mu kari kakiri gatoya, nta gihe cyanyuzemo. Ishyire muri uwo mwanya, hitereka wari ufite umugabo, nawe wahamagaraga nk'abandi sheri n'ibiki, waryamaga ukumva yuko hakomeye, aragiye. Hanyuma rero ugize icyizere cy'uko ako agusigiye kazakurengera mwa bantu mwe, nako karangije igihe n'umwanzi birakajyana, ngo ashyira urushyi ku munwa. Ni mu ndebera amara y'umupfakazi, ashyira urushyi ku munwa, aruvuza induru, yikorera amaboko ati ibi ni ibiki? Kandi buri hari abamugezeho bati humura, n'ubuhanuzi bwihuse bati nubwo agiye gusigira umwana, shobora afite amasezerano y'uriya mwana. Bati nzamukuza, nzamugira umugabo, azakugezaho utari kuzigeza, azakugeza naho umutware wawe mu gihe yari akiriho atari kuzakugeza ayatunze. Buriya tujya tugira amasezerano, hanyuma niba ujya n'utanayabera amaso rimwe na rimwe ntabwo ajya aca ku ruhande ntasohore. Avuza induru, ararira. Babandi bati ngaho ntitwabivuze, umuteramwako nagire vuba tuve gushyingura atuvire mu byacu. Buriya Bibiliya ivuga bikeya. Bibiliya ivuga iki? Ibikwiye. Buriya habayeho urusaku, bati twarabivuze musaza wacu, ntibashobora kumva yuko napfuye ari n'urupfu cyangwa se ari n'igihe wenda batini nawe namwishe, none n'umwisegereza wacu n'akana kari katubereye kishwa. Uriya ni umushingwe ni wa hehe? None umubabaro ntibawubona,
ntabwo babonaga ahubwo aho kugira ngo bamufate amaboko batikomera nubwo bimeze gutyo turahari nk'umuryango tukuri inyuma tuzamva aho rwose bari tuzahagarara nka famiye watwinjiye muri uwacu ihumure ahubwo ati nagire vuba ibi bigombera kujya mu kagari ibigombera kujya mu murenge nagire vuba tuvira ahangaha njye nabibonye kare burya zana nabibonye wowe wari wabibonye mu masami wari wabibonye ukuntu areba ukuntu agenda ukuntu avuga ukuntu hari igihe ugeramo ibyo kujyaho urugendo uvuga ni musenge ibigeragezo umuntu yigize agira gutya umukobwa aciye kwa muri groupe araza ava mu gitondo ashyize urushyi ku munwa ati ni musenge nabuze inkweto zo kwambara ni mumbwira uburyo cy'umuntu abura inkweto umwaka ugashira no mu nzu y'Imana nkagenda ikirenge avuze indura ati ibi ntibishoboka nimba barandoza ati nkeneye inkweto wari hirya bati icobya urusaku nyibona n'amaguru ngira yo kuzambara undi ati yayo ati musenge Imana ivane mu bukoti ibintu birakabishe inzu ni ya 50 ngeze muri banibuka neza ubukode burandengereje undi hirya ati ndayifite ariko nabuze icyo nyiriramo ndareba ko atejya mu Nyabugogo nukuvuga ngo ikigeragezo cyawe gihoze icy'abandi gutyo kuko Yesu yaravuze ngo nta kigeragezo kitari rusange ndayifite ariko nukureba amarange nukuyinjiramo gutyo nabuze icyo nyiriramo wakodeshaga akajya we arakodesha ariko ararya uyifite nawe ntacyo ari mu kurya haleluya hanyuma avuze induru nyine nuko baratabara bisanzwe ngo bikorera ikiriba muri uwo mudugudu harimo abavuga batawa burya n'umwanzi numenya mu byago bose baranaza nta kibazo hanyuma bagenda umugenda wose ariko amarira ari yose uyu mupfakazi yari afite ikimwaro gikomeye cyane yari afite ikimwaro muri abo bantu bose bari buze umudugudu n'abari bamuherekeje mu bibazo yari afite ntawe ufite igisubizo cy'ibibazo bye uretse Yesu nimumumera icyubahiro uretse Yesu wenyine niwe ufite igisubizo cy'ibibazo byawe buriya rero nujya no kuganyira n'umuntu ujya ubanza utekerezo namusenyera uti Imana nizere ko za kumwumva nibura ntega amatwi anyumveho nubwo atagira icyo ari bubikoreho ariko ntega amatwi anyumve kandi si upfa kubwira ari we wese ko hari igenda wivamo ugenda wivamo kagira ngo ahari ni icyifuzo mu gutanga kagira ngo ni amaboko uri mu gusaba kugira ngo agufata gukomeze naho uri muri yongerera ibintu by'imikasiro nyamuneka Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma ibintu bimeze umuntu umeze gutyo akwiye kwicecekera mu gihe gisa nk'iki bibazo n'intambara byawe bijya bivangira abantu ceceka intambara zigatuma n'abatambyi bavangirwa Hana yari yicaye mu rusengero atuma yera asa nk'uvangirwa haramuga ati nawe kuko mukahana burya usigaye uva mu migino ukaza no mu nzu y'Imana kugeza naho kuvuga byakonaniye Hana ati ni ukuri kw'Imana umuja wawe ntabwo nasinzi ni ikindimo cyanze kumvaho cyagize nk'umusazi nabuze nayo mvuga nabuze ayo mira nayo cira umva Hana yaravangiwe nako kijya ibibazo bya bijya bituma neza ntawe uguha karibo ntawe uguha wodi ntawe ugutumira narekata reka mugabo mwegeze aza kumushumba araza rwose ati mushumba umugore yagisimbwa ati kugira ngo umugore agitimbwa ati ibintu ntabwo bigarukira n'utabikemura mushumba ati gusa kuko yakwisimbwa ati yanyisimbwa umugore ati ndabikubwira mushumba neza navuye iwacu nje kurya nje koga nje kuryama nje kuruka stress dufite amasambu yameze yararariranye uyu mugabo ntayabamo ikintu kimuzi ni inzira ngo na Bibiliya ntumbaze ubu nakumbuye injanga za 500 narazibuze naba ndatwite none ingegera ngaho rero kandi mushobati kuko amasambu muri afite atarahari ati none se ko utayahinza turumva ati mbaranye mu w'Imana none se umugore ni wawe kuko ati n'uwanjye yego nyine ibyo yenda kuvuga bya bijya kuba nka yego nurimbwa nyine ari kujya kuba yo nyine haleluya ngiro mwegeranye ngo gera Yesu cyane kuruta ibindi byose yamunyeganyeze mubwira uti yegera Yesu
cyane kuruta ibindi byose niwe uzakumwakura, niwe uzakuvana aho hantu, niwe uzakuvana mu gikombe no mu bibaya, niwe uzakuvana iyo ngiyo muruza akagusebura, akagukiza icyo kimwaro cyo mu mudugudu cyo mu bavava. Haleluya we, Imana ishimwe. Egera Yesu, bamurebyeho bavirwa n'iki? N'umucyo. Haleluya. Bintu bijya byivanga ukageraho ubura icyo kuvuga yo kuvuga gashira neza, ukajya uhagarara none ndahera he mvuga kubera igihe n'imisi. Pakaza aragenda bamuherekeje, abarimo bagenda barira bitarimo batanga agasuzuguro ke. Nanjye sinabyaye. Umva mbese abamvugaga bari bishi. Haleluya. Nigeze njya gutabara ahantu, tujya ahantu umuntu yapfushije umuntu, abantu bose umuntu kwakundi umuntu ashobora gupfa nyine mwese bikabatusha ku mutima, mugatuma mumutabara bati umuntu yari ingenzi n'ibiki. Abantu bararira, uri hirya uri hepfo ukabona bose bararira, ariko nitegereje umwe muri abo ngabo mbona nawe arimo ararira. Abantu ni hatari, mbona akajya agira ariko Mana yanjye ubu Kalisa arapfuye, yari umwana mwiza, ariko Mana we akayagira rya, ariko Mana we yarana abamureba arapfuye. Noneho umwe mu twari turi kumwe nireba uriya mudamu atasetse wimbabara rwose wimvana ahantu undi, uya mutegereza uriya mudamu ukuntu ari mukorera, akareba gutya. Ubwo nyine yari umuntu watwaje gukugirana, dusanga ni ya matiku yo muri quartier adashira. Kuba umuturanyi yapfushije ntacyo bimubwiye, ariko ukabona ashyize akaruru, yari umwana mwiza we, umuntu yamutumaga akagenda, ariko Mana urabishemeye. Uwo twari kumubati ko imva kwihangana byaramunaniye, yakubise igitwenge, abo hirya bati none se harimo no guseka. Isoni ziramukora arasohoka, ariko yarasetse icyo yarabonye. Ubwo se Yesu atayi haleluya. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine, bose niwe gisubizo. Hoya tumbira Yesu wenyine, mugenzi niwe gisubizo. Urokorewe Mana we, niwe mutakazi nawe mukirisi turi mu rugendo we gisubizo. Tumbira Yesu, tumbira niwe gisubizo. Haleluya, haleluya. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Ubwo Imana igutuje mu nzasaya zimeze gutyo nk'ingona, uvuga ko hari imyaka ingahe wazaramira muri umudugudu. Haleluya. Uri aho hantu utanafite Yesu, si mu bapfumu, nabwo ukiyongerera umuruho ukabajyamo ntacyo bazakemura. Ndakwifuriza gutumbira Yesu wenyine, ndakwifuriza guhanga amaso yawe kuri Yesu wenyine. Mu kibazo ufite cyananiranye, ndi busoze turi usenge Imana tuyihamagare, hanyuma igihe kikora. Ngo aragenda, ngo bikoreye ikiriba, mu yandi magambo hari ngo ni nk'umurambo, hari kugira ngo byumvikane. Agenda umugenda yikoreye amaboko, twasanze abantu barira bamujoga, twasanzemo harimo abarira bati ibyo biramureba nakaze ke mbana nabona navayo. Nawe se wa mbere pfuye n'ibintu n'inyange zirapfa nkaswi. Ye baba barukore bene data uyu mupfakazi avuze nduru, ni murebe ndo ntawo guhoza iyo nduru urwo rusaku. Kandi noneho nyuma y'urwo rusaku hari ibintu byitwa kuzasorwa mu mutungo nta shingira gifite agaciro ku muryango, nuko n'umwana baribaga. Sizo manza zizirara mu rukiko ari rusororo, sizo manza zihari. Yesu azahita agaruka zitaranakemuka. Imana ikurinde imikasiro muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo.
umutoto w'i Nazareti. Mana gira ibintu kukinga, gira ibintu kurinda. Tumbira Yesu wenyine niwe mwiza. Aragenda ngo hanyuma agira amahirwe. Ijambo rya mbere shaka kuri bukuremo guhura na Yesu. Mvugira ngo guhura na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi mureke babwire uko Yesu asanze ibintu siko abisiga. Niyo mpamvu nyine tumuvuga, abantu bose bakamuvuga. Twamuhuriye inyito, twamuhuriye ishusho. Ni mugari. Dawidi baranavuze ngo namenya mbivuga gute, aravuga ngo ni ya abuze ururimi abivugamo. Kuko Yesu nuza niwe ufata ijambo nyuma y'ibintu byose biba byananiranye. Kandi Yesu aza mu kibazo, ntabwo aza mu kabazo. Ntabwo Yesu aza mu miryango yateranye. Ntabwo Yesu aza mu nshuti zateranye zishoboye gukemura ibyawe. Ntabwo Yesu ashobora kuza muri bene wanyu bagukunda avuga bati ibyo kintu kindekere. Oya, azaho ibintu byose byagize bite byananiranye, n'abantu bose bananiwe niho aboneka. Nta wari ufite igisubizo cy'uwo mupfakazi uretse Yesu. Agenda umugenda ati Imana urabyemeye, nako wasigiye umbwira azakanyarira ngo nzakagira neza, kaziga kazarangiza kazagenda mu ndege kazakugeza aho utari. None se uvuga ibinyoma se? Ariko avuze induru ngo agira amahirwe ahura na Yesu. Guhura na Yesu ni byiza cyane. Ageze imbere ahura na Yesu. Yesu rero ngo nawe yari yomotse hakurya aho yari avuye handi hantu nyine ngo gukora imirimo n'ibitangaza. Yari amaze gukiza umugaragu w'umutware ngo ararwaye cyane arembye. Mbyuka ko hari aho yari avuye nyine umugabo w'ingabo amutumye ati ngo mukirize umugaragu we. Hanyuma Yesu aramukiza. Ababibonye bose bahita bakurikira. Reba abantu bari kuri kote ya Yesu bombuka bari mu rugendo, urebe n'abari kote iruhande rw'abagiye gushyingura. Niwafata Kimironko yose cyangwa isoko rya Kabuga. Hanyuma Yesu ngo ahura n'ayo marira ameze gutyo. Ahura n'ayo maki n'ayo marira ameze gutyo. Ngo arangije rero ntagira isoni zo kuvuga Yesu, ngo aramubwira ngo humura. Kubwira umuntu umupfakazi yapfushije ngo wirira. Atese ibimuriza bihari. Umwana w'ikinege hatagira agasigaye nibura ngo wirire. Ariko icyo yaramubwiye ubwe yarazi icyo ari bukoremera Imana icyubahiro. Yesu azi icyo ari bugira ate icyo ari bukore ku buzima bwawe. Aramubwira ngo wirira. Abari aho bose barupinzi babandi bifuza ko ariko si yo agiye gufata umwanya wo kutuhagarika twe tugiye gushyingura. Aramubwira ngo yirira se abazuka ni ku munsi w'imperuka, niko byanditswe. Ubusara mu maririki umuntu n'umupfakazi umuntu yapfushije ngo wirira. Aba nk'abagani bamwe bavuga Imana yavuze itanavuze ngabo. Yesu ngo arabareba kuko ibya Yesu ntabibwirwa, iby'abantu ntabibwirwa. Abareba nk'abambaye abira nk'ibyambaye ubusa. Bari mu mitima yabo batangiye gupinga, batangiye kumujonora, abatangiye kuvuga bati nagire vuba cyo gutwara ari amasambusha. Umva ndayitwara ntazigera agera. Umva tuzamukomesha ku buryo arava gushyingura iwabo haturutse arahazi. Arebe ariko mumbwire ukuntu Yesu ari umugabo mwiza. Reba ukuntu amanuka agahosha izo ntambara zose avuze rimwe gusa. Avuze rimwe gusa. Ngo yegera abikoreye ikirere arababwira ati mugishyitse hasi. Ngo agikoraho bira yavuze ngo uwari wapfuye agira gute arazuka. Atangira kuvuga ngo arangije amuhereza iki nyina. Hari ibyawe byabuze Yesu aguhaye. Ntabwo ndabona utabyumva. Hari ibintu byawe yanjye, hari ibintu byawe byabuze Yesu agize ate aguhaye. Ibyo abarozi bazingazigiye hariya ngo Satani ubutunzi bwacu yamize azaburuka. Zaburuka. Haleluya. Ngo bari aho bose batemaye ati burya umuhanuzi ari muri twebwe. Inkuru yamamara Yudaya naheranye hose ni Yerusalemu iramamara. Umushumba wacu yarimo avuga bati igihe cyanjye nikiragera tugendanyemo duti, ariko igihe kigeze ava ngo noneho nimuze ziriya ntango. Kandi ngo kuzuza no kuvuga ngo icyo gitangaza kizagenda kigere ku mpera y'isi hose. Iyo ibintu bije ari ibice bigira aho bigarukira, ariko iyo bije byuzuye biraguka. Ariko emera Imana amashyi, ariko yikubitira amashyi iyo byuzuye. Ni ikigaragaza ko Imana itaze tasiyo iciye agasuzuguro mu bantu kandi kwambitse icyubahiro gifatika. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe.
Yesu ajya akiza ikimwaro, ajya avanaho izo ntambara. Reka soza hanyuma nesoza mbabwira akantu gatoya kajyanye n'ubuhamya bw'ibyo nahuye nabyo. Nigeze ngira icyumba ku gasozi Kandera muri 2006-2007-2008 ndahitinga rwose. Ibyumba bya bitaraba akajagari, abahanuzi bari bataracanganyikirwa, bamwe bavanga Imana yavuze itavuze, babahanuzi murabazi murabyumva neza. Abahanuzi barebaga gutya batabanza kubaza, sige mbona bo babanza kubaza. Sindamerutse kujya mbona umuntu yagize gutya yareza agatuza, niyewe naha hantu simarayika gusabanza n'Imana yamanutse. Ariko wajya kubona ati wagatambara umutuku, wowe mwana wa kabiri n'umukobwa, bati n'umukobwa, bati umusengeri, wowe turebana ufite urugendo rujya he, bati mu Mutara urusengero, wowe wa mukecuru wowe uri inyuma ufite inka, bati hoye mbonye ibyo bintu bibanza kuba ntabyo nzi, ntabyo nari kuri Imana. Batigira inkigezi wawe, wowe utwite nutabyara umukobwa uzabyara umuhungu. Nkibaza inyuma y'umukobwa n'umuhungu ikindi gihaba ni iki? Umva turabejeje, Imana ibakurinde, Imana ibandinde. Mu izina ryande Yesu. Ngeze ahantu bavangirwa ndarukirwa. Si ukwiyemera nk'abantu muri ADPR itorero ryacu, uko nyine rwose nabonye ibintu byasigaye, ariko ahantu hahoze tuvuze ntihajya habura utundi. Haleluya. Urumva neza, urumva icyo cyumba rero nta muntu wicaraga hagati, ariko nta muntu wabura ahangaho niba wari ukizira. Ndera ajya kwihurirwamo n'abantu baza bamubona, dore nguriye ndamubonye Indera. Urumva ndamubonye, Imana ishimwe. Nta murozi wicaraga aho ngaho. Ni cyagihe twari tukijugunya abarozi twacisha mu idirishya byemera, ADPR nayo itaragira nuko numbaza ibintu aho byapfiriye. Hanyuma rero nta musambanyi wicaraga aho ngaho, narebaga gutya ukatura ntanavuze kandi nta nicyo mbonye. Bati Imana imbabarire urusambanyi, Imana nirebeye gutya, ariko ubundi umwuka wagiye he? Imana itugarurira ibihe cyangwa Imana itugarura amavuta cyangwa ariko badupfunyikira bavuga ubusa, bagiye babeshya bavuga ngo Imana ibaye imodoka ya kabiri na pe no kuyitwara ntayo ufite. Ngiye kubona mbonye noneho mbonye abaye mbonye. Urumva ngiye kubona ukibaza Imana ivuga nkaho wagira ngo volume urongeje. Icyo gihe kindera mfite Imana yo gusengera abarwayi, nukuri kw'Imana dayimoni ko yasaga kuze ye baba we, bagatangira kuvuga bataragira hariya ibintu by'imiswaro mbona n'ibiki. Ntabyo narinzi ni ubutwari bwo gutegeka, ndeba imbere n'inyuma kugeza n'abayobozi bazaga kuyobora uwo mudugudu, abashumba, abapasiteri bati ibyo mutebera tazatwiraramo, ndabona nta soni agira. Urumva ubwo mbivugiye ngewe ngize ibyago mbyaye umwana wa mbere abikirage, haza kuza n'uwa kabiri nabaye ikirage, bavuga ari inkurikirana ari ibirage bibiri. Abantu bati koco twari twarabivuze, ariko iramugaragaje nuko nyine. Rero nagira ngo rezi irampano zituruka ku Uwiteka. Bati none se iyi ngo nabazimu yarabatanze bariya baramvuze igice kimwe bati barokore nimudakiza iminwa yanyu muzajya Gehinomu. Igice kimwe kikamvugira, ikindi bati nyamara mucunge neza, ikindi batetsiye niwe bati nukuri na Pawulo yahoranaga ikintu gutya ku jisho ariko nuwacaga mu gicucu cyeva ihangane, ngewe impano zawe ndazizi, gusiga kwa ndakuzi, iwacu waraje ibintu bimva, niba ari n'abadayimoni banguka abantu bagiye kuzakubitana. Abantu baturase imyuka bimukoresha we, abandi bati niba ari n'abadayimoni afite abadayimoni beza. None tuberurire abadayimoni yasenye umwana wanjye yarazingamye amaze imyaka 3 uwo ariga muri primaire, ni gute bambwira ko itsinda kwa n'abandi maze ruburusa ko hejuru. None se batasengera abana yo ngo bavuge, abana negeza kwa Satani muramukinishe mwivugishwa ngo toka shetani katika jina na yego. Byose nibyo kumuterekera amaso. Uribuka ko n'umuroza bivuga ikirukana Satani n'ukugeza ijambo ry'Imana muri wowe. Ijambo mushoboye iki ijambo
naho bivuga nk'uwabiripise haya kera agakora se bajyaga baririmba duhe imbaraga mana duhe imbaraga turwanirire mano duhe imbaraga kuko kurwana na satani ndabizi bigomba ubuhanga we duhe imbaraga. Umuririmbyi wa 204 nawe akavuga ngo kuko ingabo za satani tudafite umwami Yesu zaduye. None bamwita ko Satani ufata umukobwa avuye amasengesho y'iminsi ngo akaza kane nk'ikizima yumva iterano ryose ari buri terure yahora n'umusore yakora kwibera akagenda arya kandi avuye mu yihe. Barankomesha abadayimoni baramvuze we baramvuze ntegereza ko abana bazavuga barinyarira habe no kudedemanga babyumvise bwa mbere mukurikire ibintu bicikiraho neza induru zibinduru natanga ijoro rigiye kuza amasambiri nkasanga madamu yujuje nka Nyabarongo Ivana ryombe mena Nyabugogo nimwiriwe ndakubaza warukiriye ibi mwaro turabifite ariko twinyiga Yesu atuvane mu bimwaro izina Yesu. Haleluya. Ntuze kumbwira ko wambaye neza uragifite. Ahubwo dukeneye ko Yesu yaza akatumwakura. Haleluya. Uba ukiri hehe nari gisengera abantu haje abantu benshi. Yimbwira ngo ugisengera abantu banumvise none so baje gusengera abana bawe. Bakavuga. Ntabwo se wagiye tuza shiri gashamenyo gahambika muteka. Nivugisha ngo shitani zaza ari umweru nako izaza ari umukara izaza ari umweru najya kuza azaca mu wundi murenge azaca ngo mu Kagara utuye neza ndakubitika. Ibintu biragenda bibindi abana negereza ko bazavuga abana mwagize imyaka 3 ndagize 4 5 6 bajyanye muri gardienne n'isheme n'ivare bagejeje ku ishuri bakirwa bahagaze nta sinye nibura ngo ubone ngo nagasinye bagenda barangaza abandi bana mwumva tica tumva mugabo ngwino utore minerivare yawe n'abana bawe nta kantu nibura na gato bagaragazamo ahubwo nukwirwa barangaza abandi. Iyo mwegeranye icyo si ikimwaro sabwo kivuga nk'ababyeyi ko muza kubyumva cyane. Urumva papegisi zadushizo ndagenda Nyabugogo mbashakira ibikanza ari abahungu kagira ngo n'abakobwa nuko utambutse wese gutyo nagiriya navuga Imana neza nkagira abashyitsi baza kurusura bagahura n'uhagaze aho ngaho mu muryango akaba yisobye imyaka 8 bati uriya mwana se nini ntabwo avuga nuwawe se bati nuwanjye kandi nzi ibitangaza cyane yo ihangane disi. Uwakara ari mu cyumba nawe agatishwa kunyara aho hagaze yo ngiyo agakubanuka nuko kanyarira aho ngaho baturiya se we baturiya nawe nyine ntavuga nawe se nuwa bati ibyo mbonye muri tse bimurikirana shaho hantu muri ako karere nta wari ufite igisubizo cy'ibibazo byanjye uretse umugabo bita Yesu kugira ngo amina we bamurebye bavirwa n'iki n'umucyo. Haleluya. Imana ishimwe. Ndihangana ndategereza kuko ijambo ryarambwiye ngo kwitonda ukarindira kwitonda. Ndaburanirwa neza madamu yahura n'abantu hakaba harimo umuza abandi batamuzi uraho mukahetse naho abandi ese ni mukuru wahetse we bati Yesu we madamu nukuri bwo mbere nkubonye sinjya mvuga umuntu agiye rero ngiye mani ufite umugabo uvuga Imana neza yaje iwacu asengera abarwayi. Hari umudamu warurwaye igisebe akimaranye imyaka yakivumye sha ufite umugabo ujye wigurira fanta no madamu narafashijwe se baticyure bateze ko tura ntacyo bigukozeho nko mwarahashye mwarahambiriye
iwawe ndani baragucugusa nk'ucugusa inkono y'ibishyimbo, hanze bizagenda bite? Yesu aze cyangwa rurire? Abana bakina n'abandi bana nkazira gutya bigasohoka bakagenda bakinira hanze nk'abandi, nkajya kuba mu bakimwe bagiye mu bandi, umwe muri abo bana b'abanyarugo murabyumva gutya ni ikiragira kiza kumurega kagikubita umutwe kinkahura nacyo kirimo sindi mubaza ugikubise igihe nakubanuka nkahura n'icya kabiri nacyo kibi niyemwe baba ari abana babaye iki? Ntabwo tubizi, twarimo twikinira tubona kimwe kiguriye ikindi, tubona kimwe kiguriye ikindi. Yesu mwene Mariya, Yesu mwene Mariya. Bakamburizamo kuko ntibavuga ubakubise. Aha hantu Yesu atahageze ngo akurengere. Bene mama, bene data, torero ry'Imana muri imbere y'Imana uyu mugoroba byagenda bite? Atari Yesu wenyine ngo umuhanga h'amaso. Haleluya. Ibintu birankomerana natuza abakozi kompiyuta itabara, ab'Iburasirazuba, abo ku Gikongoro, abahehe, uwahageraga tutaravugana umushahara ntubuzanya agatorosho banza hanagure hariya, nituravugana umushahara yagasubye nigarura ka gatorosho icyumweru kimwe akabaciyeho. Uwamuzanye wese kudatinze kwa Etienne atuva nkubwire, nabonye banarya neza ariko repetition ihari sinayishobora. Zana gatorosho, garura gatorosho, zana gatorosho, nuba bahaye basenkane. Umva ikigerageza abana b'imyaka 8 n'irindwi b'abasore, mfite abahungu 3, wa gatatu yaje avuga nako rimwe na rimwe shitani kagigacamo. Ese papa yakiri na boss ko batavuga, ntabwo barageze igihe cyo kuvuga, kandi papa ari ngewe mutoya kandi nikazi baho ngaho. Ariko muraza abazimu murabavuga, murabazi mwebwe. Abazimu murabazi, ubonye n'intuza uzi ko hari n'igihe wirukana injangwe igafungira fira aho ngaho nigende tishi ukaba rero uvanamo akarenge ndaho enda ye mwafasha kureba iriya njangwe. Ndakwifuriza guhanga amaso kuri Yesu wenyine niwe muzagendana mu kabwibwi, niwe muzagendana mu kajoro, umuntu ajya ageramo mu kagoroba abandi bukeye. Ni Yesu wenyine mufata umukomeze. Mu ideni rikujengereje umva umutima ukaba uhagaze, ni Yesu tumbira indewe Yesu. Bintu birankomerana muramu wanjye avuye Buraya vaya tese kunumva inkuru zisanga muri Amerika ngo uri murumuna wa Yesu urasenga umuriro ukamanuka, usitara kurusha uburyo bwose azanyura hana akajya gukubita ry'umutwe. Niba zavuga bofre gashyiramo n'ubukire n'icyubahiro ajya naho mushiki ubwo twagiye kubara aho baruhukiye bavuye, naho mushiki subize muri amako kukubaza umuntu yayoboze kwa Etsere twahayobewe usese kwa papa kiranye mwahageze, ariko dore ni hariya process umugore we mama Kara uyu muntu arashaka papa kiranye. Umuntu utanze ubwa mbere afite umwana w'ikiragi, afite abana 2 b'ibigoryi b'ibiragi, kabishyiramo neza cyane. N'abandi yambere neza nkuko ugiye ku murimo w'Imana. Ndigani hano hakurya imasaka babyabira utagira ngo nikore. N'abandi yambere neza asohotse muri ya mitugudu naramutse abamu bicaye ngo ni mwaramutse papa Kara kuzindutse siningiye ku murimo w'Imana. Wambaye neza cyakoze. Ese papa kira umuntu waje gukora yarakubonye ukajyana no kumbwira no kusekorera. Papa kiragisha umwana wanjye kujya muri torokome, nagira ngo icyifuzo umusengeri, akambwira ko yagiye muri torokome banjye bari mu bikari hari niyo ndagufasha gusenga mama. Sha papa kira ujya wibagirwa, umva nukuri nubyibagirwa ni wari ntago mbyibagirwa. Papa w'ibiragi ni Karame najyaga ho banjyanye, undi ushaka kunesha abazimu ntubereka ko nagomba kujya mu bibozi mvugo ntiyemewe, hadutse imvugo yasimbuye iyo ngiyo kera n'ubumuga, ariko kuko ari ikigeragezo so wajya hehe yakubwira gitifa kurebe nk'ikintu
tumbira yinde tumbira nde wenyine we Yesu muhanga hamaso ni uzagukiza icyo gisebo. Birankomerana ndangije ndatuza magararanye ndeba hirya ndeba hembure ijambo imyaka 6 imyaka 7 imyaka 8 nemera urwaje abandi bati buriya byararangiye umwana w'imyaka 6 ndemanga nta nagasinye bati byakire buriya ntina byakire nyine nta kibazo ariko najya gufata umwanya ngo njye mu mashyamba sengera abanje nkajya kora nkabona intumwa zingezeho bati bandi ravuze umurimo wa time ngaho sikana ubusengeye wabanje nahoraga gutyo nagera iwawe bazimo bakanukira nizana isuka kubita hariya wowe ubwawe nizana isuka ubikubitira hari nkihagera mu marembo bazimo bantukiye ibiki byose ariko iwanjye dore bimeze bityo. Naho madame mubwira uko Yesu yavuze ntaryo yavuze ngo iki yaravuze mugombozi utigombushye mugombozi utigombushye mubwira icyo umunyarwanda yavuze nk'umugani ni hari umunyarwanda yavuze ngo iki ijya kuri ubwo se muri byombi wakoze iki nariko zamwita yakoze banaguhazi shitani zakuzanira icyazo utakekaga kandi uzageragezwa n'uwo mwicaranye ntaza kwishakira abanzi mu migina na hehe kwese aravuze ngo umwanzi umuntu azaba. Haleluya. Ndasenga Imana maze gusenga Imana ninginga Imana hanyuma rero nza kurota inzozi ndota umuntu amvuga ijwi ryiza nyamuneka mwihanganire ibibagerageza igihe nikigera hari icyo Yesu azakora. Arambwira ngo etiye mwizina arampamagara ngo uzafata abana bawe ngo bajyane ahantu bitabanguka mutabari ngo nubagezayo ngo uzabuhagize amazi yaho ngo ayanduye abahe ngo bayanywe ngo bazahita bavuga. Mpita nkanguka ndebye kuri telefone sanga ni saa 9 zuzuye ni sheri ni mama bwa ati niki mbona nisinziriye nibiki n'indose inzozi nibiki rose n'indose baze na yakini n'umuntu ambwira ngo nzabajyana ahantu aritonda kurya umugabo n'umugore babaryamye n'inkokora n'uyu mudigi numva ibyo mbona ngo hu inkokora y'ubuginga mandayiriye kuko Imana yari bwenge ni yari bwiyewe hari isuku bitwaza ubuginga. Ubwo birarikira aho ngaho sinzi umuntu nabonye w'inshuti yanjye yari afite imodoka ni wambabare ndabimutekerereza arasikatara gusetsi ubu kuko n'uwacanganyikiwe disi wahoze umukozi w'Imana ariko aho bigeze Imana ikurengere ni gute se umwana w'imyaka 8 w'ikiragi utanadedema ngo mu mazi nose niba kuko igihe cyarageze nyararume abajyana no muri Amerika akorera mushike bariko navuga abagera bacisha mu byuma mu mitwe hose mu matwi mu nka n'impapuro zari negative arabangora tifata ibigori byawe n'ibyanye inunde zabijyanaga hehe musarana wikorera gasozi karanyasa hari itsene hari umupfakazi urapfushije umwana marira namwe umugabo namwe nesuzanjana cyangwa uri muntu batutazabira ibyara yarazanye na madamu no abana ndabambitse twinjira mu modoka igihe tugeze imbere madamu atahagarara tujyane nubwo batavuga n'abanje nta wamenya wasanga agiye kubajugunya izo bintu nahuye nabyo turagiye agenda na wa mushoferi ntibaziranye bankundaniraho harya abavanga umwe batujyanye he wamubajije musema shuti yawe mwatujyanye kwa dogiteri w'amaso sazagutabara habura aho gatugira ute usebe ndacecetse nicaye cyakoze icyo nabonye Yesu nta mwanya agira gukumva ibyo bakuvugaho nta mwanya afite nta mwanya agira aho hantu ni nomero compose ahubwo icyo agira umwanya wo gukurikirana ijambo yakuvuzeho ngiro mwegeranye ako kantu ako turagiye tugeze muri ya mazi ni ibintu bisekeje ni ibintu nawe ubwawe utari mu mwuka wavuga uti cyakoze abarokore kujya musara kuko barabivuze gufata umwana utotavuga wigiranye utanadedema ngo umushyize mu mazi Imana yavuze gusa ibyo nibiki reba nka dogiteri warangije mu Buhinde kwigira ibintu by'imyumvire no kuvuga agusanzaho
ariko ni hamwe Imana yanyibwiriye ngo byahishwa baki kugira ngo bihishurirwe iki, kugira ngo batirate ubwenge bwabo. Ndamufashe ni narabirose ngira gutya mwoka byaramwe amazi nyamushuru nkajya nyaterura gutya ari amazi n'ahantu za Ruhango abarokore bajya gusenyera ngo bitabamuka mutabare, niho nkajya nshyiramo gutya ndayamwogesha handi yatemba yaratemba nkareba ko nta kantu kari ndayamuha. Ubwo madamu ahagaze gutya na wa mushoferi bahagaze nk'abarozi mwari marashimirwa ndati dore gusara. Ndagira ngo nkubwire ngo kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma nagira gute namwarwa mu maso yanjye hagakomera hakamera nk'urutare. Zamura haleluya cyane. Mana ishimwe. Iki se wazubwira iki narahuye na Yesu? Ntwaro yanjye ko ari ugukiranuka no kugerageza kwirinda, ibindi wazubwira ni ibiki? Nta na kimwe. Ngo muravuga murasebanye, ibyo wavuga byose narabonye Yesu. Nyamuvanamo fata undi wa kabiri nawe nkamwoza gutyo nk'uwahamutse. Bera nkaho Yesu yabwiye bati turashaka gukira, aho gusubiza ngo yatangira kuvuga ibindi. Kananyi nabonaga ari rimwe gusa, ariko nagiraga gutya Imana we n'umutima w'amazi ni mwizina rye. Mbese ndasara. Bari wabona umukecuru ujya kwa muganga arwaye umutwe, yagiye imbere dogiteri ati n'amaguru, ati umugongo mumaranye imyaka 2. Ayo ahantu hose ahita arwara. Niko tuba tumeze imbere ya Yesu. Iyo akemeye ikibazo cya Minervari uti mwana se bararikize nibataha yabagira bati bya Dennis duhora tumeze gutyo. Turaje tugere mu Ruhango hano hafi za Musambira, uko madame bikizo zina namubwiye ngo monye bahita bavuga harijijisha aha hareba umwana umwe buwaze wa mushoferi na madame ati kwa imodoka arayijugunye musi w'umuhanda ni wambabariye ukangereza abana iyo tujye. Ati hoya ati narinzi ko bahita bavuga ukuntu wabitubwiye ntabwo mwagiye mutuza. Ati tuzi iki? Nariko mwibuke ko Yesu yasibiye kwa Lazaro kane. Ntukazana iby'Ibetaniya, ntukazana ibya Lazaro w'Ibetaniya ngo wigereranye nabyo. Mbese sibyo si Bibiliya simwe cyakoze rutazewe nuko turi bake ubundi wari urunyanyagishe shitani uramuzi. Turaje tumaze icyumweru habenda hari akantu bagiragamo ko gusekamo gutya nako kahise kagenda. Madame atahubwo ndogeye abana yabigizaho uvuka imwuka byaramwe inamenya rwose. Inamenya inzira nibwira umugenzi ubu nk'ubu koko yewe we niwanzaniye umwako ngo urasenga. Erega abantu bose tiene windera ese ntwagurutse ibimuga hari umuntu yasengera reba narima hagaze n'umuhoko bihamya hanyuma si bingibi ubikoze wiki abaho hashize ibyumweru 2 tuvuye muri ya mazi. Nubwo byari bimeze gutyo aho yumvaga icyumba yabaga yagizeyo. Sinzi umugore wazindutse turacyaryamye hari mwikoro simasaka ngo haje umukozi w'Imana witwa Manuel wavuye za Musave ngo ureba aba ntihumuye agenda atyo asiga aho ngaho mu rukere hafi saa 12 aragiye atyo. Twari dufite umukozi Imana izamuha umugisha witwa Debuta yakubise amezi 3 abaturanyi batabona aho hamara amezi 2 arababwira ati ntabwo naje kunguruka mugoza abantu mumbabarire naje gukorera amafaranga. Ambera ifura yarahamaze umwaka abo bana barimvanyemo rwose yakuboraga kimwe gifatije ijipo y'uburyo ikindi gifashe ibumoso ari mu gikoni isafuriya. Mbese nagiraga ubwoba ko ari igihe azabamiraho n'amavuta yakubura yagira gute yarengera mu cyumba bikaba bimuriho. Icyo gihe rero bukengera bushagiye aho ngaho asohora ibyombo agira gutya arabyegeranye byose twari twagize abashyitsi bose kurya mugira abashyitsi ibyombo byo mu kabati byose bigasohoka amatasi amadongo ibirahuri aregeranye igihe agejeje hafi kuri robine ajye gushyira hasi imva wa mwana mukuru aramuhamagaye ati Devu ndashaka amata. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo zamura haleluya cyane.
umukobwa ibasi ngo pa iramucika kwikomeza birananirana. Urumva urusaku rw'amadongo amenetse rubisanga mu cyumba, sohoka nyenya yisubime n'agasengeri, sanga ibyombo byose ni sete vukume n'ibyombo. Ati papa Bowa, ati nyine Bowazi aravuze ni ngwiki, ndakubaza ni kumwe n'iyo banga nyine wabyawe numva n'ibyo byombo bimenye. Ati Bowazi aravuze, navuze iki? Arampamagara ngo arashaka amata. Wasa umwana avuze koko, ndamwegera so yabya bari ni Bowazi che nubavuze hehe numva rero ibyo byombo bimenye ugashaka kwica iperereza nyokoje nazaraguha. Ati Yesu icyo mbaye ati Bowazi aravuze, nuzi ko muhamagara aravuze, subira mu nzu rambara itindingi ndagishyiraho agashati muri ya ntuza muri ya sengeri. Haciyemo ndasohokana intebe nicara hariya nyine hari inka mu kiraro aho ngaho iruhande rw'ikiraro, ndicara nje nk'iminota 30 umukobwa kuvaho yahagaze kuhava byamunaniye. Ese wavuye? Ati ngewe rero ati niba nibiki nose ko namuhamagaye yavuze. Numva rero mubwire nibyo birakureba. Ngiye gukora mbona wa mwana mu ya minota nka 30 nubitse umutwe mu maguru agira gutya arayubura nyine arama ati papa nti ndashaka amata. Ndahaguruka ni Bowa nivuga papa nivuga mama ibiraho byose ndabizana, nivuga isina atademanga ariko Imana mwaje kwirushaka murayizi. Nivuga inka nivuga mama yagiye ubwo niko ndimo gufungura iki intuze ishati ibipezo by'ishati. Ishati nyivanyemo neza agasharuko ngaka, ishati nyivanyemo nyifashe gutya. Umwana wanjye aravuze we ifatwa nyifashe gutya. None se devonize uko avuze ati nabikubwiye ariko abazamuye ijipo arayizamura ikariso yose ijya hanze. Ni nyine wari wabimbwiye ariko manura ijipo ati wane nabikubwiye ayikomereza hejuru. Nibyo birakureba nirebera hirya. Wowe umwana wanjye aravuze mwana wa ubiteka we ngiye kubikora rero. Igiye kubikora bikora kwa gatandatu batangiye ku kazi, bamwe bakiryamye abandi bota akazuba, abo najyaga asuhuza bakanyikiriza urapapakiranye. Umva Imana izabikora babanzi bawe bari mu ntara babanje kuza. Izabanzi bavane mu ntara ibavane hehe ibavane mu ntara bano mutari kubyumva. Hari urazi Imana itagusebuye hagati y'abantu. Kubyo muri byo nibiki Imana nivuga ngo koco ariko ikibikoze ibihaye abadayimoni atasiyo. Ibihaye abadayimoni iki atasiyo. Fata ishati gurya n'umwana wanjye aravuze sohoka nyikaragira mu kirere na yasengeri mbaye umusazi devotari inyuma ijipo yazamuye ninduri imbere n'inyiri n'ishebuja ninduri inyuma n'umuja nayo n'umwana wanjye aravuze naho devotari aravuze we aravuze. Hari abantu baje gusenga ngo bayizamurire haleluya. Bamurebyeho bavirwa n'iki sando shata sibo shenekota. Nabonye igitangaza nk'icyo Yohana n'uza babonaga hari Masaka umudugudu hejuru koko yo kutavuga wonye. Turazenguruka umukobwa ikintu cyari kibaye abantu barahamagara ati muzabare wa muhanuzi wanyu international none izo yiruka ziramubwejaguza. Umva ikintu nk'icyo rero maze baza biruka barahurura. Umudugudu wari wuzuye, umukobwa ntanga kubagarukamo. Bateze mu kubaye na shobusha bateze manuriye jipo atange nayizamuye. Reba isaha yarishize. None se mubati wa mwana baravuze ati ngaho ati numva ko basaze. None se birage biravuga ati wa mwana wayitsina aravuze batuhize ati wo ndi mukuru atari kire n'ishyano ubuze ko atagombera atike urugo rwahise rwuzura. Protayi barayirwanira abashoboye bagira bate bakajya buhurira.
Haleluya. Yesu nashimwe. Ngiye kubona mbona mwatangiye kumuhamagara witwa Magasaro ati mwigereye twasanga ibintu ari byo ati Boaze ati vuga papa ati papa mama nita ariko mwabeshya mu ndebe irimo ko nta wundi mwana uhahagaze kandi haragaragara ati wowe wagiye kuhahagara tongera umuhamagaye twumve ati Boaze ati mama Gasaro ati mama nita we Maria w'ikibeho abona umugaturika nyine buri wese yambazaga Imana ye ati mwana ndetse n'isaravuze ati mwigeranye muhamagare mama nita ati Boaze ati vuga papa ati vuga mama yagiye mama nita ati mama Gasa urabona mpagaze cyangwa ndicaye nabo batangira gusara utasara se ninde Yesu ashobora kugukorera ikintu ukavugishwa ukajya uhagarika n'utaza atagara mubwire ikizara Kacyiru ni hari umuntu bigeze babara miliyoni 100 neza ataratunga n'ebyiri yagera kuri gishe kuri banki bati kwari nyine tugiye kuyabara niba uyabongera kuyabika simbizi batireba neza imashini bati urumva bageza ku miliyoni 10 bati nayange se bati bavuze ko akubari 100 bageza ati miliyoni 20 miliyoni 30 bageza muri 40 ati nayo nese nayange batese umuntu wahe babwire sekirita se nkugira mu karume bavuze bati mukomeze miliyoni 60 ageze muri miliyoni 70 arazitegereza atangira gusara ati amafaranga asohoka cyo amafaranga we amafaranga abarasaza aragiye amafaranga banki yasubizamo kugeza na n'ubu Yesu yagukorera ikintu utajera mu mutwe neza saho yaguha akazi n'iminsi umaze uri mu bushomeri bakagusinyira kontara burundu aho wavugira yemwe bamurebye hozamura haleluya tujya gusenga nashoje hanyuma rero inkuru zirihuta bigera kuri madamu ushaka ko inkuru yihuta uzatuma umurokore burya barihutisha telefone iratinda madamu yaje atya nta muntu ufite igitenge havanga abarakorera mu kigendane bitenge ntacyo reka ngishi fashe nako kari ubwo rero igitenge yakiza yaje agize ati azameza ati nibice byabaye wanjye bati genda gakeya bati yo mwasenze yabumvise umwana yavuze mwigire rero bati se kenye igitenge cy'umutima wazi bati vuga mama ari banze bati vuga papa bati papa igitenge gifasha ki abagore bati sibiriya ko ndahatanye bati maba wakize umwana wanjye si ubundi ibyo nuri mu kuvuga ngo nzajya ku ishuri ati vuga ngo nzajya kurira marume arangira karya dutegereza ko azari ndimbo mu gitabo nibura ngo aba Yesu bishimira kumva sinza izahurutuye zo kuri radio zimwe za kera abagifasha ayiwe manatu babariye manatu babariye wanje avuga cyo murahari mu mubitira Imana bashije mu mwanyafashe hari ijambo rya rifasha rivuga ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo data wa twese ajya yihirika aho utareba kuhareba hari abantu bafite ukuntu bagiye kujya bareba imbere aho batarebaga hari abantu bagiye kureba imbere hari abantu Imana haleluya we
abantu bati nubwo wa kabiri ati iki kindi kibaye. Induru ziravuga, inkuru zamamara i Masaka yose. Wagiye Burayi cyarya wase umwana wa Etsena bati yavuze. Kandi Yesu ahita ashaka intumwa zihita zitumika n'abataraho hafi. Inkuru ya Marisa Mariya ni Yuda hano kumera y'isi, umwana wa Etsena yavuze. Haciyeho icyumweru numva barimo bararwanira muri salo, babyutse mu rukerera barimo bararwana bapfunda ndisabana none ibyo nibiki ni Bowazi umva yaravuze. Haciyemo icyumweru nta munsi narabibaze nurimo wiki ngo papa ngo nibyukiye kare ngo niyakiza televiziyo ngo yakini warimo aranyambara telekomande. Umwe w'ikiragi wari usigaye rero rutaravuga agiye kumva ngo rata papa ngo ninjye wayimutanze. Haleluya. Ndashoje Imana ibaho umugisha. Yesu na Haleluya. Yesu nashimwe. Bamurebye bagira bate. Imana inyiriza abana bahita bajya muri garidiyene batangiza hasi. Barigo bageze segonderi wa kabiri. Bageze segonderi wa kangahe? Uwa kabiri. Haleluya. Reka senge Imana nishimye. Haleluya. Ngiye kubona mbona bariga kuva abana bagira, kuva abana batangira bageze mu wa kabiri segonderi. Nta mwana n'umwe uri wa kabiri. Iyo barangayeho gato nta urenze wa gatatu. Uwa mbere. Dore ko shitani ari umutindi. Ndebera ibyo bibondo. Haleluya. Garura hano batarangara tujye gusenga Imana. Wenda ndaza kubereka nyuma dushoje. Natwe twereke. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana irakora cyane ntabwo ikora. Disi Imana yamuhaye abana beza, ariko disi iyo Imana iza kongeraho kuvuga byari igitego batise none ni ibigoryi. None rero baravuze. Imana igirira neza abana banjye baravuga imubere Imana icyubahiro. Imana nishimye. Imana iramanutse. Imana iraje igukuyeho ikimwaro, igukuyeho amabyi y'abantu bagusize. Ayo magambira yashugunye. Haguruka dusengane Imana. Umuntu wese wicaye nahaguruke tujye guhamagara Imana. Umucyo w'Imana urakuviriye. Imana iramanutse muri amateraniro. Imana yakijije ibiragi nawe igeze iwawe. Zamura haleluya cyane we. Abari bafite inzingo, nabonaga abantu hari abantu bafite ibintu by'inzingo, hari ibintu Imana icagaguye muri amateraniro. Umva yatanze kuvuga ibiragi bikavuga. Ubwira uwo musozi cyangwa ikiri imbere cyose cyubwira uti n'ibiragi byaravuze. Nabyumvise napfaga ntarumva neza, none numvise yuko hari abavuze. Numvise ko hari wapfuye bakazuka. Tugiye gusenga. Zamura haleluya cyane. Zamura haleluya cyane. Imana ishimwe. Bamurebye bavuirwa n'iki? Umucyo baramutumbira. Abakize ikimwaro abagarura ku isoko abagirira neza. Ntabwo ibyawe byananira Imana. Ntabwo ibyawe byatuma Imana itagutabara. Ni ibintu bingana iki bitatuma byaruta uwapfuye wazuye wapfuye. Imana nishimwe. Basigaye bavuga ku buryo nyina asigaye avuga yemwe ba mujye kuvugira hanze. Haleluya. Usko Imana itanga indi mvugo. Amen. Kandi naza kuvuga gutyo batagira ngo inashatse umupagani. Ni umukirisa dusha n'ubukirisitu. Ariko cyari igihe cyanjye cyo kugeragezwa. Cyari igihe cyanjye. Ufite umudamu mwiza witonda utanavuga unahageza wavuga uterwa abahanuzi mwavuga butumwa mwagiye muvuga mukareka gutanga ingero z'ibinyoma. Ubu no wavuga ameza ariki. Ariko kuko cyari igihe cyanjye. Zamura haleluya we. None ubu ndamubwira nige mu giterane mu Mutara nzamara iminsi 2. Sheri uzambare ye pantaro. Ni ya yindi kanje.
shu bizajyana n'iyi shati ubu ni sheri wanjye ni shushu ni shuri ni shuri byaka aho njye bambere na ntuyazima iri muzakira mu izina rya Yesu tugiye gusenga haleluya hagarara mu kibazo wari ufite neza ukibwira uti ikibazo shinguka imbere edita somene fone etasideshayirayi hagarara neza mu kibazo wari urimo yewe mukobwa bazize ngo ntuzashaka urashatse yewe mama bavuze ngo ntuzabyara urabyaye yewe mama bavuze ngo warabye ariko ntuzarere urareze yewe santa yera shayirayi zamura isengesho zamura isengesho zamura isengesho nanjye kugusengera zamura isengesho tugiye guhamagara Imana zamura isengesho nanjye njye kugusengera zamura isengesho abagari bamubwire abagari bamubwire abagari bamubwire abagari bamubwire Imana ikura ikishima Imana ishobora byose Imana ikagira ikintu kinanira Imana iri hejuru y'amajuru Imana ikomeye data wa twese mwiza Topine vole gere de shai Era ya kire de mando Shede kontre de pano de fai Shede me la sosi de me la kire de fai Shede media Topine de fai de fai urakoze Kristo turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ukiri icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo ifite ubushobozi bw'utwara tudashimira bwira abantu bawe umucyo tabara abantu bawe zingura ibizinzi kubitira kuri bizanye nuko abadayimoni ntarameze mu miryango turasenya imigambi y'abadayimoni turakubita hasi turacagagura ndacagagura ndacagagura iri ku bihugu by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti imbaraga z'Imana zitayine desosite mariata shonegere de fire urakoze ko wifanye waregeye n'umupfakazi umusubiza umwana muzima abari aho bose baramenya yuko wakoze igitangaza bashima Imana abantu baje gusenga uyu munsi bakureho ikimwaro bakureho urubwa bakureho igisebo ntange gukiza mu izina rya Yesu tukuvugirije impundu tugukomera amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu